Hi guys, mumeze mute? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubaha ikaze kuri Anita TV show, channel yacu, channel yanyu. Yego, nkomeje kubashimira, sinzahwema kubashimira kuko uko bukeye nuko bwije mbona urukundo rwanyu, mbona ukuntu munshyigikira ni iby'igiciro cyinshi, mbiha agaciro cyane ariko. Rero uyu munsi nzanye umutumirwa witwa Giselle, cyangwa urabibwira. Tuguhaye ikaze kuri Anita TV show. Murakoze. Njye mama nakicara gutya ndeba umuntu. Ndumva ngaho. Nitwa Giselle. Urongerejwe Giselle uvugagaho. Nitwa Giselle. Ndi umumama w'abana babiri. Witwa Giselle gusa? Umugwaneza. Umugwaneza Giselle. Ndi umumama w'abana babiri. Yego. Nta mugabo ugira se? Kuki udapresenta umugabo wawe se? Ndamupresenta nuko byari binciyeho. Ndikongeraho. None se Giselle ni muntu ki? Uri umumama w'abana babiri n'umugabo? Yego. Byo gusa. Uri muntu ki se ubusanzwe? Sinabwo aho ndi umuntu usanzwe nyine nk'abandi. Buri bantu ariko baba bafite ikintu batandukaniyeho. Mwese ubu ndi umuntu usanzwe, uriya ni umuntu usanzwe, ariko harimo itandukaniro. Ubwo itandukaniro ryanjye nawe nuko numva naryo kwako twese turi abamama. Uvuka heza? Ngo Kamonyi. Aho bita ku Mugina. Aha, Giselle ndumva ko mbanza nta kintu tugiye kubwira abanyarwanda ra. Giselle rero yanze kubibwira, ariko ni umudamu nyine, afite YouTube channel yitwa Giselle TV. Mugiyeho mukore subscribe, mumukurikire, mumutere inkunga. Ibi bintu byacu biba bikeneye inkunga cyane. Nese Giselle umaze igihe kingana iki wubatse? Maze imyaka 6. Umfura yawe ufite imyaka ingahe? 5. Washatse ufite imyaka ingahe? Ni mike cyane. Ndi kubona uri umwana nyine. None se impamvu mbikubajije, nyine abantu benshi bakunda kuvuga ngo kubaka n'imyaka, ngo urugo, ngo se noneho nkanjye nyine ajya kumbwira ngo uri umudamu w'abana 4, sha urugo uzaruhara rukuruvemo. Urumva wowe uba wumva umaze imyaka 6, ngiye maze 4, urumva urandusha 2. Uba wumva se ukibikunze, uba wumva bimeze gute? Mbere na mbere kubaka ntago bisaba imyaka. Kubaka ni mu mutwe, kumenya icyo ushaka, kumenya nyine ubuzima ugiyemo, ukabwakira nyine ukabukunda, kandi buba buryoshye. None se abasenya ingo nuko baba batazi icyo bagiye bashaka? Biterwa, hari igihe mama utaziranye neza, imico y'umwe muri mwe igatuma mwembi mutandukana. Yego. Mwana nicyo kibitera. Abenshi usanga ari imico. Ubwo haba habuze kwihangana, ahubwo kwihanganira no kumenya no kutamenya uwo muri kumwe nyine. Buryo wamenya umuntu urihangana ukamwihanganira. Ni ibintu imico ye itari myiza. Reka nkubwire, njye nkunda kubwira abantu nkavuga ngo nyihangana kuko nanjye mfite ibyawe nihanganira. Muri babiri buri wese aba afite defo ashobora kuba itari nziza, yihanganira. Yego, umaze imyaka 6. Ni irihe banga se wakoresheje kugira ngo umaze imyaka 6 mu rugo, mu gihe hari abaza bakamara umwaka umwe bigahita byanga? Ibanga nta rindi, ni ugusenga. Nyuma yo gusenga nyine mukihanganirana kuko muri abantu mwembi, kandi buri wese arakoze. Mukihanganirana, mukajya muganira ku bitagenda neza, ku byo umwe agiye gukora ikintu mwakiganiraho mukumva kidashobotse, mukareba ubundi bugororangingo mu gihe. Ubugororangingo, umudamu azi Ikinyarwanda. Ubugororangingo kabisa. Giselle, njye nakumenye kwa Sabe utanga ubuhamya. Numvise ubuhamya bwawe, cyo kwese naburangije neza, ariko icyo nzi cyo nawe wabaye intwari mu gihe cyawe. Nagerageje kubona uyu mwana w'umukobwa ahuye n'ibibazo. Nimba numvise neza watandukanye n'ababyeyi. Ese ubundi waduhaye ku buhamya ho gato, duciremo uzi impamvu se? Kugira ngo hari abantu badukurikira bumva ko hari ibintu bidashoboka, sibyo? Ntabwo abantu bose wenda bakubonye kwa Sabe. Sabe ni umuntu ufite cyane ikurikirwa cyane, ariko ntabwo abantu bose nanone bayireba. Cyangwa akaba yarabyumvise akabyumva igice hano akavuga ati reka mbikurikire kuri ko ariko Anita wenda duhe ku buhamya gatoya, tubwire nize mbaraga ukoresheje n'iki kugira ngo uyu munsi uri umumama wiyubashye, ufite urugo, utariyandagaje, kandi byarashobokaga ko wiyandagaza. Yego, duhe ku buhamya.
ukuntu navutse nyine ndi umwana ubana n'ababyeyi bombi. Papa na mama Papa na mama oya ntabwo twabaga Kamonyi, twabaga Kacyiru. Ngize imyaka 5 nibwo bagize impamvu zabo bwite nyine baratandukana. Papa ashaka undi mugore, ashatse undi mugore nyine barabana, tujya kubaho hitwa ku Mugina ku Kamonyi. Turahaba nyine igihe kinini, nahabaye nk'imyaka 6 ndi kumwe n'uwo mubyeyi utari mama. Nyine amfata nabi ariko nkajya nanjye ntabwo nzi ahantu Imana yo kwihangana muri icyo gihe nari ndi mutoya. Nari ufite imyaka ingahe? Urumva twabanye mfite imyaka 5. 5 wari ukiri mutoya, ubutegetswe kwihangana. Uko imyaka igenda ishira nyine akagenda amfata nabi kuko gutotezwa, uko kumbeshyira kunshakira amakosa adahari. Nakoze yari umugore wa papa? Yego. Nakoze ibi. Yego nk'umwana narakosaga. Hari n'abanye bavuga muri comment ngo ubwo se ntiwakosaga. Narakosaga ariko nta ikosa ry'umwana ungana gutyo, ntago ari ikosa ryo gukubita nk'uwica inzoka. Ndumva njye wazamurijwe. Uvuga gake. Subize. Yego, urangereje. Ndangije ubwo ndihangana muri icyo gihe muka data rimwe aza gufata amafaranga ya papa arayabika, sinzi uko yayabitse. Nari mvuye kuragira ihene, arangije arambwira ngo nzanire ingofero y'umwana mu cyumba, ndagenda ndayizana. Arangije ahita amfungiranamo ngo uvuga hano amafaranga ya so yagiye. Ndari namubwira se yahe mafaranga. Wari ugize imyaka ingahe sobwa? Nari ngize 11. Namwe ntabwo nzaha amafaranga uri kumbwira ayariyo. Arangije arambwira ati vuga hano amafaranga ya so yagiye. Yari ari ahantu ku muhanda, ahita amutuma haraza yatwaye amafaranga yawe Gisele. Abarakinguye arankubise warankubita inzoka ariko nimbuze ukuntu bica inzoka. Ari papa wawe? Yego. Ati ukambwirana amafaranga ari. Ndamubwira ngiye nta mafaranga nigeze mbona. Abaturage babona ko ari bunyice barantabara barampisha. Wari usanzwe se wenda ukorakora kugira ngo rimwe ahita yumva koko kari byo? Yego. Kuko yateruye n'amafaranga menshi cyane. Ntabwo n'ubu ndamenya umubare we ariko yafashe amafaranga menshi cyane. Birangiye rero banyohereza kwa mukecuru kwa nyogokuru kwa ari hafi aho ngaho. Arangije ankurikirayo nkijya kuryama, urumva nari naraye nkubitwa banjyanayo. Akomeje kunkurikirana, abaturage bahamagara abayobozi bavuga ati yakomeje gukurikirana umwana we, agiye no kumukubitira kwa nyirakuru. Ubwo rero mushaka ukuntu mubigenza. Abayobozi baramfashe banjyana ku murenge, bagira ibyo bandika. Sinzi ahantu bakuye nimero za mama wanjye, njye nazo nagiraga icyo gihe. Icyo gihe ntabwo wari uzi aho mama aba? Ntabwo nari mazi ko ntabwo bo twavuganaga, ntabwo bari kubyemera. Sinzi ahantu bazikuye, baramuhamagara. Araza, yahageze nko mu masaha 9 saa 10, arantwara njya kubana na mama gutyo. Mama nawe nyine bigera igihe turatandukana. Mama nawe undi mugabo yari afite se? Yari amufite, yarabyaye n'abandi banumva ntabwo yabura kubyara. Yego. Turabana, igihe kigeze nyine nawe turatandukana kubera ikibazo cy'ubushobozi yagize. Nsubira kuba muri famiye yo kwa papa. Bigeze aho ngaho mbona nari maze nko kugira nsubiye muri famiye yo kwa papa. Ese ntabwo wigaga? Narigaga ariko urumva nigaga nshishwa hano. Ubwo ngubwo ngiye kuba muri famiye yo kwa papa, ishuri mpita ndireka, nagarikiye mu wa 3 primaire secondaire. Ndagenda ndavuga nti kujya n'ubu ngiye kujya nirirwa nzenguruka gutya mbarushya mu nyambike kamwe na kamwe. Akana navuze ni reka nshaka akazi nikorera. Ndangije ikintu nakoze n'iki nahise nshaka akazi ko mu kabari. Wararangije troncom? Ubwo wari ugize imyaka ingahe? Nafite 15. Ari muto. Nikorera ako kazi nyine mu kabari. Yego. Ako mu kabari byaba byanze nkiyicarira nyine ariko nkajya no mu kiyede. Ubwo kugira ngo ne kurushya abantu tubana muri famille. Naguciye mu ijambo. Wari uri muri famille. Ariko hari ukuntu tuzi abakobwa nyine twishyizemo iyo image, njye simbyemera ko ariko bimeze bo mu kabari. None ikindi wowe biragaragara uri umukobwa mwiza cyangwa ari n'umukobwa mwiza, wenda nimba ari umudamu numva ngo iyo umuntu abaye umudamu haragahinduka. Ntabwo wenda byatumaga abasore n'iki bashobora kukubwira nawe ukakubitira ku buzima uriho, bavuga ati reka mbijyemo byose ni kimwe. Uzi ikintu cya mbere natinyaga sida, ntinya n'inda
kuba natwarinda navuga nise ntwaye iyo nda umwana namurira nanjye ubwanjye nta mfiteho kuba ubwo ninjya kwishora mu ibyo bintu biragenda bite. Ikintu cyamfashije narikarumaga cyane kwikaruma ariko si kwikaruma ngo abakiriya nibaza ngo barakarire ahubwo narabasakiraga wambwira bitana nkamwe ati giye sinjya mbikora ahubwo nagushakira ubikora nicyo gisubizo nabwo narabashakaga se koko mu kabari se babura bahari bazwi ko babikora baba hari bazwi ko babikora pe akaba umubwira ati ngiye ntago byakunda yaguma guhatiriza icyo gihe ubwira boss akagira uko abigenza boss se ntakubwira ati nicyo cyakuzanye ko akazi umubwiza ukamubwiza kuri ati nimba umpemba ndashaka iki mu bagabo make meza asukuye abari naguhesha umugisha nuko urakomeza ukora mu kabari. Nakomeje gukora mu kabari nyuma umugabo wanjye nawe yaje afite izindi business zo kuhakora ariko icyo gihe yaratara umugabo wanjye arambona nyine arambeye ngo ukore kumaginga ngo sinari namubonye abo bari bari kumwe nimo nabonye atumaho umuntu ati uramuntu ko mushaka ndamwiringiye mubwira azanyibwirire aho yaragiye yaraharetse ahubwo aza kundeba anyaka nimero ndayimuha bibuko nyine turakundana bigeza aho muri mu kabari mwese. Oya we harafite izindi business hakorera ariko atahicara yazaga agenda. Nase nimba numvise neza washatse ufite imyaka 15. Oya yego ko hari haciye wari uhamaze iminsi. Yego hari haciye ariko ibyo byose nyine numva ko washatse uri umwana. Nashatse ndi muto naravuze nti kugira ngo koko nge yambwije kurambwira ubuzima bwiwe ambwira uko ameze nyine tukajya tugenda twigana hagati yanjye nawe arambwira ati kubera iki tutakibanira ndavuga na kugira ngo nanjye ejo n'ejo wundi nzisange nakoze ibiterekeye isange mbyaye umwana se ngo iyo sida se nafata umuntu umwe nkicara nkatuza. None se buriya abana babaye mu buzima ubwo buzima bwawe bujya gusa n'ubwanjye uretse kwenda butandukanyeho ariko kenshi ngewe nahoranaga ubwoba nkavuga ni uyu musore nabwirwa n'iki ko atari uwo kwiryamanira akagenda kubera iki nyine icyo kintu nanjye natinyaga inda ngewe nta na sida sinanayitekerezaga ariko numvaga nitumara kuryamana kanera inda uwo mwana ari undi mutwaro nishyizeho ikindi nkumva sinshaka kubyara abana badahuje basi navuga ni ese nyine nahoranaga ubwoba bw'abasore nkavuga ibyo byose ngewe nituretse Imana nta musore wapfa kunjyana nyine numva bene ubwo buzima tuba twarabayemo ntuba ufite na adresse y'ahantu warerewe n'iki nkavuga umusore wese ni ukwiryamanira kandeka tuga urumva wowe wizejwe cyangwa muhuriye mu kabari yaje nyine wenda aje gukora ibyo ko wakoraga mu kabari ni iki cyaguhaye ikize cyo kuvuga ngo uyu musore koko yambonye umushozi bwo kwa nabo umugore nanjye namubonye umushozi bwo ko yanunga ntane yari afite inzu noneho yego cyo ni ikindi mu bukode ntabwo ari ufite ubwo mwarasezeranye mugiye ko Mana duhe icyo kintu kuryo n'umwana w'umukobwa uri kudukurikira uri muri situation nk'iyo ni igiki cyaguhaye cyizere ushirika ubwora avuga ati kamamba mbaye ndagiye ni mwikode tubane mbega niki icyambere umuntu akubwiza ukuri se ukubwirwa niki ukura kubwira akwereka ubuzima bwe bwose nimba ari imfubyi akabikubwira ntabiguhishe nimba afite n'ababyeyi akabikubwira buretse turabigeraho sibyo nimba yarabyaye akakubwira uti ngiye narabyaye mfite umwana ubu ngubu ku mufuka mpagaze uku nguku sibyo kandi umuntu ugukunda ntago ahita akubwira ngo ngwino nsure turyamane arakubaha akanagutinya ibyo najya kwigusaba haciye kinini ariko ntago ari wa muntu muhura iminsi 3 ngahita avuga ati ngwino muri ghetto wapi ariko reka nkubweshize ashobora no kumera gutyo ngiye nahuye n'umusore kera nanjye kandi nari muto muri 10 n'ingahe anyereka isura ibyo uvuga umusore namukundiye kubera ubuzima bwambwira akanyereka inkovu ambwira ubuzima yaciyemo ndarira ndavuga ni Imana ushimwe ko umpaye umugabo w'imibabaro basi utazanisha umutwe ariko yari Marina mbeshya kandi njye nabonye abasore strategy nyinshi bakoresha abanza akakwereka kakubwije ukuri kuko bazi amarangamutima y'igitsina gore ari hafi ntabwo ari bose ni ukuri ariko 80% abenshi barabikora bakabeye ariko wowe yambwije ukuri ambwira ubuzima anyereka ukuntu abambwira ati dore ukuntu mpagaze kuri konti nuko ubanza ugisha inama ababyeyi mu bana n'abari bamuzi bagisha inama wumve nimba byashoboka yakujyanye n'iwabo n'iwabo ntabagira ariko izindi famiye baranze icyo gihe muri icyo gihe yakujyanye yego
tutaranateganya no kubana rwose yanjyanye bose akajya presenta ubu bose nyine nta muntu utanze abenshi turi inshuti cyane ubu uragiye murapanga ati nijoro turi bubane uraza twibanire mbese mwabigenje nyine abantu njyewe mba numva iyo abantu batazasezerana njyewe najyaga mbikura ndi nk'umukobwa navuga ariko se umutipe tutakoze ubukwe tugira abantu baduherekeza tuzapanga nijoro ngenda nyine ngo turyame twabaye umugore n'umugabo uzi ikintu cyagisekeje nyine namwe birabacanga ariko nyine uragenda wowe ugenda ari ku manywa ariko kera nigeze kubona muri umuna wa mama impamvu nanishyizemo ijoro twari twicaye gutya nyine mu cyaro urabizi nta n'amatara yahabaga twicaye hanze turi kurya gapote urazizi ibintu bavomeragamo byitwa gapote shangiye ndi mukuru kukurusha tu ni ibintu byabaga ari ibiplastike ukagishyiramo amazi ukanayabona wenda byaga iwacu simbizi biterwa wenda n'akarere noneho tubona nyine arabizinze azinga ibirago umukobwa aragenda ati se ugiye hehe ariko bari bamuzi uwo mugabo ariko bari bafitanye isano barababyara bamumubuza ati ubu runaka agiye kwa runaka ibiki umukobwa ariruka aragenda guherwa nyine aba umugore we rero niyo mpamvu mba numva ko abantu bose iteka bagenda nijoro kare nawe ugenda bagiye ryari ku manywa uragenda bari bazi naho nabaga bari bazi aho ngiye kwako nyine ni umubyeyi twumvikana na n'ubu naramubwiye ngiye kureba runaka kandi nshobora kutazagaruka rwose nagiye ntwaye imyenda mikeya gusa indi mubyara wanjye arayinzanira uragenda ndigenda turi bane warageze urahamusanga uragera ahamusanga yari yahiriwe naje atakoze njyewe mbabara mbwira iyo sura iyo shusho nyine uzi ukuntu bigenda muricara mukabura ikintu muvuga kandi kuri telefone mwavuganaga noneho hahandi umenyera umuntu ugukunda ijoro ryose bwarinze butandukana atankozeho yego mana yanjye ubwo se niba bavuze ati ubu naje kuba umugore oya nasanze umuntu udafite umubiri mwiza ahubwo narishimye navuze ni ntiyandebye nuko byaje kugenda butese mwabyumvikanye ku manywa no ku manywa ahubwo yahise ajya mu kazi nirirwaho ngo ndi gutekereza mu isundi ubu wajyanye agatenge se wakenyeye waratetse se waratetse wowe wari umujyi akabageni bararama ngo nta kintu bakora ariko ntabwo nta kintu wakora ahubwo niwe uba yabishatse kuguha izo keye yego nuko arataha ava mu kazi atahava mu kazi nyine ni ngayo ngo muraryama Gisele wesha nawe rwose mana yanjye ariko njyewe nyine wagize icyizere kubera ayo mateka kuko yakujyanye muri famiye n'iki no kunyereka nyine wari we umugabo wanjye afite umwana ni gake uzahura n'umuhungu akakubwira ngo ngiye mfite umwana urabizi ko ari ikintu bahisha akagihisha mu kamwana abana n'imyaka atarakubwira ko afite umwana wa mwana utamuzi cyane ngo barabihisha ariko ubundi butwari bwira umuntu uwo uriwe agukunda kuzi ariko se umwana atwaye iki umwana se yaje mu buzima bwanyu abizi ari we wabibasabye biranashoboka ko wenda n'umukobwa abakobwa bajya bishinza ku basore mwenda yanamwishinjijeho amutera inda ibyo nkeka ko nta kintu biba bitwaye nuko murarwubatse rurakomeye wa mwana ahise aza se mu rugo haciye igihe gito utarabyara wowe oya naratwise indi ivamo ndaremba cyane njya kuba mu bitaro ubwo rero umwana banga ko aza ndi muri ubwo burwayi bwo gukuramo inda n'iki yaje ntwite umwana se afite igihe kingana iki imyaka 3 yari muto yari muto binasaba ko nawe ugomba kumwitaho nk'akabebe nyine kakivuka none se wari warahuye na mukaso mubi uhura na famiye mbi uhura mbega n'abantu babi wowe uwo mwana wamuhaye urukundo se nawe cyangwa waravuga ati nanjye mugere nk'uko bangize oya ngereka nkubwira ngewe ikintu ntekereza ndavuga ni nimba Anita ngiriye nabi ntabwo ngomba kubyitura umwana oya nanita nanjye ngomba kwishyura ubundi sinangombwa ngo wihorere ubundi urituriza Imana yonyine ikaguhorera ari umugabo witwa Gerard Mbabazi twaganiriye arambwira yamaye ako kantu ngafita nk'isomo arambwira kwihorera kwiza kwihora kwiza ku muntu wakugiriye nabi ni gukora cyane ukagira ahantu ugera we noneho agasigara ashaka uburyo yanakuvugisha akabubura nkatwe tuba twarabayeho badutererana gutya uzi ko umuntu aba yumva nta hantu ushobora kugera
urumva ntanatekereza ngo imana ngiye yangejeje oya banabikwaduriraho ngo ubuse ngo uyu nguyu ngo yagera ku kizigeza he ngo uzapfa urwo ngo iki ariko ngo uzapfa wangara we shamwe ejo hari imana ariko njye ndabikunda iyo wabayeho ubuzima nk'ubu uyu munsi ukaba uri umumama ufite urugo none se ubundi abo bana babiri batubwiye n'abawe babyeyi mu nda cyarimo n'ubu oya n'abandi rero jya uvuga ko ari batatu nimba umurera akaba ari umugabo wawe uri umubyeyi w'abana batatu kuko uyu munsi ni wowe nyina azi ni wowe ufite inshingano ze ubu se yaba uraye nyina yabimenya nimba ntahari wenda ntabyo yamenya nimba se ni wowe akeneye ishuri n'ifomo byose jya uvuga rero ndi umubyeyi w'abana batatu sibyo ujya ureba Tom Close nawe njya mbona afite umwana yadabuse ariko ntabwo ajya avuga ngo mfite ngo abana be banza ari 5 cyangwa 4 ariko n'uwamushyira mu mubare kandi koko nibyo umubyeyi w'umuntu n'uwo bararanye n'uwo birirwa uzi uko ubuzima bwe buhagaze nose Gisele irihe somo waha abana b'abakobwa hari umwana w'umukobwa nabonye ku mbuga nkoranyambaga akunda kwifotora yambaye ubusa akavuga ati ngewe ndicuruza ariko kubera ndi imfubyi ubwo nari nanze kumuvuga urumva kubera ngo ndi imfubyi kubera nabaye imfubyi ni iriya somo aho abantu nyine bavuga ngo kuko babaye imfubyi kuko ari imfubyi bikabaviramo kwiheba oya si ukwiheba twese twarihebye ariko ukagira papasi ukavuga ngo nubwo nihebye uyu munsi ejo bwacye rero hari undi wiheba akavuga ati n'ubundi byose kimwe ababyeyi baranyanze n'ikireka nibere ndaye reka ariko ubwo ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima wowe saba imana igufashe ikurinde gusa ubundi akarimo gato uzakora wacuruza inyanya wagira gute nzi yuko haba umugisha mutoya sinzi ko hari umugisha mutoya uko biri gato ukora imana ikaguheramo umugisha nk'ubwo se ko nakoraga mu kabari nari mfite naho nabaga ntangiraga inshingano nkora kandi atari amafaranga menshi nahembwaga ahubwo make meza umenya uko uyamanaginga ukirinda ukanabisaba imana kuko turi abantu kandi twambaye imibiri rero njye ntabwo nakwirinda ngo mbishobore nawe ntabwo wakwirinda ngo ubishobore ariko iyo usabye imana nawe ukabifashamo nimba umuntu avuga ati turyamane ukatuvuga ngo ubusenga ukiye utangiye kwivugisha gusa uvuga ati hoya hakana wera uvuga ati hoya ntabwo nshaka bajyaga banyita inshinzi kera nanjye ashamba toka ni ukuryamana by'iminota ingahe nta nubwo uzanyibuka uzahura na benshi muryamane kandi njyewe ntuzanibuka izina ryanjye rero isomo niyo mpamvu mbona umushaka kuganira n'abantu bafite ubuhamya bwinshi ubuhamya bufite icyo bwigisha abantu urumva Gisele nawe wenda afite ubuhamya bajya gusa n'ubwanjye ku batandukanye sinakoze mu kabari n'iki ariko kuba mu kabari ugakoramo wakoze imyaka ingahe Gisele nakoze imyaka 2 uvamo ntanda ahubwo uvamo ugiye mu rugo rwawe urumva kandi navuyemo nta n'umugabo wo mu kabari ndaryamana nawe urumva bisaba imbaraga ikindi uyu munsi uri umubyeyi uha abana bawe uburere urubatse imyaka 6 nimwivuge ngo ni mike sina myinshi cyane yego ariko si mike ku mwana wireze baba dutega iminsi ngo nazubaka aragiye ariko nazubaka ariko my friend hubaka imana kandi njyewe nzi ko kubaka ari amahirwe shana amahirwe cyo kora imana ikunda imfubyi njyewe nabwiye abantu ukuntu nyigera mu rugo najyaga nzi ntabwo nari nzi umugabo aramutegurira ngo ku meza neza ngera indagara twajya mu masafuriya karura nyine kaza kare umugabo ngo tugiye kuryama numva nyine agenda aryame nanjye ngende mwurire niryaye urumva rero imana yo mu ijuru niyo yubaka ingo dushimire n'abagabo baba baratwemeye izina ry'imana no kwijyanira za marine akibaza ntabwo ubuzi ariko ni marine ngiye cyo kora nagize umugisha Gisele ngiye nakoze ubukwe ariko umugisha nagize marine shana mfite urutwe rufunze muganga ambwira ibintu ambwira ko burya nawe wakoropa wese wakoropye yego mwese shana nanjye mwana we nari nteye ubwo ariko ndashima Kristo mwana wangiriye neza nkaba ndi umugore shanda umugore mwiza umugore mwiza wubaha umugabo mbwasheri wiri bute byose nari mbizi numva nyine arataha cyo kora wenda nibukaga gushyushya amazi n'iki nkavuga nyine wenda arataha urumva sorry nkavuga wenda arataha nyine agendeye cyo nakoze natetse biri mu isafuriya nawe yarura noneho akambwira ati ntabwo ari uko afite umuganje harimo interamo gake nambwira ntabwo ari uku wakabigera ntabwo se niba warura urapfa ujya mu isafuriya ukarura nukoropa biragenda gute ntabwo rero umugabo agira inshingano ze nk'uko abahahira urugo n'iki noneho ikibabaje nayo mfite uwo munwa n'icyo kiburi nirirwa mu rugo nicaye
umugabo yagiye guhiga urumva, ariko Imana Nyiringabo ijye twubakira ingo, ntihazajye umuntu wiratana umuhanga w'urugo mu rugo. Cyakora ikintu nshima Imana, iyo yaguhishuriye kumenya mugenzi wawe ngo yanga ibi, ikaguhishurira gatoya nyine kuguca bugufi, bari sawa. Biraza twese tuba turi abafungamutwe, turugeramo twumva nyine uba wumva ari wowe uri hejuru, kandi nawe kumva ari bujye hejuru. Ubwo rero iyo mwese mushaka kujya gutya birapfa. Wowe umugabo wawe mujya kungana? Arakuruta. Umugabo ukuruta biba ari byiza. Rero mana yanjye mwa bakobwa mwe muri mu buzima bubabaje uyu munsi, mumbabare mwikiyandarika, nkunda kubibabwira, mwikiyandarika mwumve ko birangiye. N'urugo ushobora kurugeramo ntabwo ari paradizo cyane, ariko yego bikanga, cyangwa se nyine mugaca mu bintu bigize bajya kunda kubanga imyaka ya mbere muba muri kwiganaho. Ariko ndababwiye ngo mumbabarire ntimwiyandarike, ujye kuba indaya, uburaya buzagira garanti, ariko uri umubyeyi uzanagirira abana bawe. Mwikiyandarika, nyuma y'ibyo byose iyo wihaye intego ubigeraho. Jize wakoze ngo dusangiza ku buhamya, nubwo wari utangiye kudukatisa ariko wakoze kuba open, utuganirijeho, komeza tubwire iby'urugo uko bimeze, tubwire abantu nyine. Rero mumbabarire ndibuze gupiningaho channel ye, ariko mumukurikire. Gisele nabonye afite ibiganiro byiza, nabonye abigisha guteka byose. Gisele ni umubyeyi ufite ibintu byinshi muri we ashaka kubaha, mumuhe urukundo nawe abibahe. Abantu urongera ubibutse channel yawe? Channel ni Gisele TV, ni Gisele_TV. Yego, kandi nawe wakoze. Ni byiza cyane gushyigikirana. Sawa rero, Imana ikomeze kubaha umugisha, mukomeze murebe video zanjye muzirangije ze. Nubona ubuze umwanya, telefone jya uyishyira hariya ukirekeremo ikiganiro, noneho ukomeze ukore kukazogera. Ikiganiro kije cyose ujye uhita ukibona, mukore like, share, mushyire ku masitati, sibyo? Kandi ndabashimira urukundo rwanyu mukomeje kunyereka, ndabakunda. Imana ikomeze ibahire muri byose, mwaka mushya muhire. Bye.